nzu ya Dawidi no mu muryango we, ajya kwiyandikishanya na Mariya uwo yasabye wari utwite. Bakiriyo igihe cye cyo kubyara kirasohora, abyara umuhungu w'imfura, amworosa imyenda y'impinja, amuryamisha mu muvure w'inka kuko bari babuze umwanya mu icumbi. Ijambo ry'Imana. Haleluya. Tugiye kuganira hamwe muri iyi minota ijambo rivuga ngo kuvuka kwa Yesu. Kuvuka kwa Yesu kwabaye mu buryo budasanzwe. Tuzi neza ko Imana yaremye umugabo irema n'umugore, mu rushako inyuzamo iremwa ry'abantu twese kuko twavutse kubera urushako. Haleluya. Turabizi neza ko umuntu abaho kubera ko habayeho urushako, umugabo n'umugore barabyara kuko Imana yarababwiye ngo muzororoka. Ariko kuvuka kwa Yesu ko ni uburyo buri speciale kuko ntabwo byanyuze mu rushako, ahubwo byavuye mu bushake bw'Imana. Haleluya. Ni Imana ubwayo yaje kwishakira abantu, ntabwo ari abantu bashatse Imana. Ariko kugira ngo Imana ibone umuntu niko nayo yagombaga kuba umuntu. Yesu rero aya magambo tumaze gusoma atubwiye ko yavukiye i Betelehemu, kandi ngo ababyeyi be bari batuye i Nazareti. Haleluya. Bari batuye mu ntara ya Galilaya mu mudugudu w'i Nazareti. Kubera iki Yesu atavukiye i Nazareti? Tugiye kureba neza, reka tubanze turebe ese i Betelehemu ni Nazareti byari bitaniye. Intera iri hagati y'i Betelehemu nabajije Google inyereka ko hari nk'ibirometero 156. Urumva kuva i Betelehemu, kuva i Nazareti ujya i Betelehemu hari kure cyane, kandi Yosefu na Mariya bagombaga kugenda n'amaguru kuko bari bacishije bugufi. Umuhanuzi witwa Mika yari yarabihanuye ko mu muryango wa Dawidi hazavukiramo umwami, kandi uwo mwami akazavukira i Betelehemu, kandi uwo mwami akaba ari umwami w'iteka ryose. Haleluya. Ni ukuvuga ngo ahangaha Mika yahanuriye Isirayeli. Muri icyo gihe Imana yamuhaye ubuhanuzi bwinshi, aravuga ko Isirayeli kubera gutatira igihango Imana yagiranye nawe, bagatera Imana umugongo, ko Imana izabateza igihugu cy'amahanga cyitwaga Ashuri cyangwa se Asiri. Ashuri mu gihe cy'umwami Sarugoni aragenda arahagota arahasenya mu mwaka wa 722. Ubwo buhanuzi bwari bwarahanuwe na Yesaya kuko nawe yahanuye muri icyo gihe, n'aba bamika barabihanuye, n'abandi bahanuzi bose barabihanura. Ariko nubwo bimeze gutyo, bahanura ko Imana itazabatererana, ahubwo mu muryango wa Dawidi ko hazavuka umwana cyangwa se umwami w'iteka ari we Yesu Kristo. Mika abahanurira ko Imana izabasubiza amahoro ku ngoma y'uwo mwami ukomeye uzavukira i Betelehemu ari we Yesu, kandi i Betelehemu hakongera kuvugwa. Ubundi iyo tuvuga i Betelehemu niho Dawidi yavukiye, niho Dawidi yabarizwaga, niho igisekuru cya Dawidi cyabarizwaga, kandi tubona ko Yosefu nawe yari uwo mu muryango wa Dawidi. Reka turebe ibyabaye ku kuvuka kwa Yesu. Haleluya. Imana iyi
iyo ijya gukora iratoranya ndetse n'uburyo bizagenda. Mu kuvuga kwa Yesu, icya mbere, Yesu yavutse mu gihe cy'ubwami bw'Abaroma. Bivuga ngo Imana yakoresheje ubwami bw'Abaroma mu kuvuka kwa Yesu. Yabukoresheje ite? Yesu avuka hari ku ngoma y'Abaroma. Abaroma noneho bashyiraho itegeko ko umuntu wese ajya kwibaruza aho akomoka. Ni naho yagombaga kwibaruriza. Ubundi hari impamvu zigera kuri ebyiri zatumaga muri icyo gihe amabarura abaho. Impamvu ya mbere kwari ukumenya umubare w'abaturage, ariko impamvu ya kabiri ni ukumenya umubare wabo n'umubare w'ibintu batunze kugira ngo babone uko bazabasoresha. Niyo mpamvu habagaho ibarura muri icyo gihe. Noneho muri icyo gihe rero, mu kuvuka kwa Yesu, ibyabaye muri icyo gihe niko hagombaga kuba ibarura. Kandi noneho umuco w'Abayahudi, Abayahudi mu myemerere yabo no mu muco wabo bakundaga ibisekuruza byabo. Byari itegeko kumenya ubwoko bwabo n'umuryango wabo umuntu akomokamo. Cyari ikintu cy'ingenzi cyane mu Bayahudi. Ni nayo mpamvu iyo agiye kuvuga umuntu avuga runaka mwene runaka. Bivuga ngo ni ukuvuga izina rye ko akomoka kuri runaka kugira ngo uwo muntu aba amusobanukiwe neza. Haleluya. Niyo mpamvu rimwe na rimwe Yesu Bibiliya imwita ngo ni Yesu mwene Dawidi, kubera ko Dawidi aturuka mu gisekuru cyande cya Dawidi, kandi igisekuru cya Dawidi akaba ari igisekuru cy'ubwami. Abaroma rero basizeho itegeko ry'uko buri wese yibaruriza iwabo ahavuka, bishingiye ku muco w'Abayuda kuko bakundaga igisekuru cyabo. Noneho ikindi dukwiriye kumenya, byari ngombwa ko Yosefu nawe yagombaga kwibaruriza aho akomoka, nubwo yaratuye i Nazareti, ariko aho yakomokaga hari i Betelehemu. Haleluya. Yosefu rero nawe yagombaga kujyayo. Bibiliya itubwiye ko yarasabye Mariya. Kubera iki yajyanye na Mariya ari fiyanse we, bakagenda bakajya kwibaruzanya iwabo, kandi yaramusabye batarashyingiranwa. Mu muco w'Abayuda, iyo umusore yabaga asabye umukobwa bakagirana isezerano ry'uko bazabana, bakajya mu mategeko kuko bajyaga mu rusengero imbere y'abakuru bakabihamya. Ni ukuvuga ngo uhereye uwo munsi umusore yabaga afite uburenganzira bwo kwegera fiyanse we. Haramuka hari bihamagaje umugabo n'umugore, bagombaga kujyana akemeza ko ari we asabye kandi ko byose yabirangije, nubwo baba batarashyingirwa. Icyari kizira ni ukuryamana igihe cyo gushyingirwa kitarashyingirwa. Ni ukuvuga ngo rero Yosefu nawe yari yarasezeranye na Mariya mu mategeko, ndetse dusomye ibice bya mbere twabonye ko wasanga ko mu kuvuka kwa Yesu, Yosefu amaze kumenya ko Mariya atwite, ngo yashatse kumubenga rwihishwa, ariko marayika w'Imana aramusanga, aramuhumuriza ati witinya, ntabwo Mariya yigeze atwara inda y'indaro, ahubwo Mariya inda atwite ni iy'Umwuka Wera. Haleluya. Noneho Yosefu impungenge zigira ute? Zirashira. Niyo mpamvu yajyanye na Mariya rero amujyana. Kandi turabizi neza ko mu muco w'Abayahudi, ndatekereza yenda twaba tubihuriyeho n'Abanyarwanda, iyo umugabo afite umugore, ni ukuvuga ngo umugore ahita afata ubwoko bw'umugabo, siko bimeze? Agahita afata umuryango
w'umugabo yashakiyemo. Niko bigenda mu Bayahudi rero, naho niko byari bimeze, kandi bagombaga kujyana. Nukuvuga ngo rero ntabwo byari byemewe ko bagombaga kwibaruriza aho batuye, ahubwo byari itegeko kujya kwibaruriza mu gisekuru cyabo cyangwa se kuri gakondo yabo. Niyo mpamvu rero bakoze urugendo rurerure rw'ibirometero 156 bagenda n'amaguru. Iyo turebye ubutumwa bwiza bwa Matayo ndetse n'ubwa Luka, butwereka ko ibisekuru bya Yesu, Matayo ahera kuri Aburahamu, ariko Luka we agahera kuri Adamu, agenda avuga ibisekuru bya Yesu. Haleluya. Ndetse rimwe na rimwe hari n'amatorero iyo agiye mbere yuko asezeranya umusore n'umukobwa, babahamagara bakabanza bajya mu bisekuru kugira ngo barebe ko batarasezeranya abantu bavindimwe. Nibura mukavuga ibisekuru nga 5, hagati aho mutagiraho muhurira, bakemeza ko mwemerewe gushyingiranwa. Haleluya. Umuco w'Abayisiraheli rero nawo niko waruteye. Nukuvuga ngo igisekuru Aburahamu na Adamu ni ibisekuru bikomeye, kuko tuzi neza ko Adamu ari we waremwe n'iki? N'Imana. Twese uko turaha tukaba duturuka kuri nde? Kuri Adamu, kuko niwe muntu wa mbere Imana yaremye. Haleluya. Hanyuma Aburahamu nawe tuzi neza ko Imana yamuhaye isezerano rikomeye. Tuzi ko Aburahamu yasezeranyijwe ibintu 3 bikomeye. Ikintu cya mbere yasezeranyijwe ni ukumuha igihugu. Haleluya. Icya kabiri ni ukumugira ubwoko bukomeye. Icya gatatu ni uko amahanga yose azitirirwa izina rye. Bivuga ngo natwe nubwo turi abanyamahanga, tukaba turi abizera, natwe twitwa bo mu rubyaro rwande rwa Aburahamu, mu gisekuruza cy'umwuka, kuko data ni Kristo, niwe watwitangiye. Haleluya. Aratubyara, turamwizera, nawe agakomoka kuri nde? Kuri Dawidi, bigakomeza bikagenda bikaba uruhererekane, bikaza kugera kuri Aburahamu mu buryo bw'umwuka. Urumva rero ari igisekuru gikomeye cyane. Itegeko rero ry'Abaroma ryategeka ko umuntu atangira umusoro aho abasekuruza be nanone batuye. Byari ngombwa ko rero Yesu ugaragara mu gisekuruza cya Dawidi, uyu Yosefu yagombaga kujya kwibarurizanya ndetse na fiance we Mariya mu gisekuru cye. Bari batuye i Betelehemu, bagombaga kujyayo akaba ariho bibaruriza, kuko niyo yari amategeko y'Abaroma kandi bagomba kuyakurikiza. Noneho icya kabiri twamenya, tugomba ese ibingibi tumaze gusoma ahangaha ku kuvuka kwa Yesu no kujya kwibaruriza i Betelehemu kwa Mariya na Yosefu, twebwe twabyigiraho iki? Niki twakwigira ku kuvuka kwa Yesu? Dukwiriye kumenya ko Yesu ari wo mu muryango wa Dawidi. Haleluya. Nguko twabibonye haruguru, Dawidi yavukiye i Betelehemu. Ubishaka kubimenya neza, wasoma igitabo cya 2 cya Samweli, ibice 7 umurongo wa 16. Ariho Imana yabwiye Samweli aragenda abwira Dawidi, aramubwira ngo inzu yawe y'ubwami bwawe bizahoraho bidakuka iminsi yose, kandi intebe y'ubwami bwawe izakomera iteka ryose. Ni ukuvuga ngo iki ni igihango cy'isezerano Imana yagiranye na Dawidi, ivuga ko mu bwami bwe inzu ye izahoramo ubwami, kandi ku bwami bwe buzakomera iteka ryose. Ibi byasobanuraga iki? Byasobanuraga Yesu uzavuka, kuko ubwami bwa Yesu buhoraho iteka ryose.
Haleluya. Rimwe na rimwe abakristo hari igihe turirimba tukavuga ngo Yesu azaduhemba. Haleluya. Ngo Yesu azaduhemba kubera ko twamukoreye neza, azagira ate? Azaduhemba. Ariko burya iryo jambo guhemba turikoresha aho ritagomba gukoreshwa. Ubundi iyo urebye mu bwami ntabwo bakoresha guhemba, ahubwo mu bwami bakoresha kugororerwa. Umwami aragororera, kuko guhemba ni ijambo rikoreshwa ku mukozi n'umukoresha. Umukozi uragenda ukaka akazi, ukagirana amasezerano n'umukoresha, mukumvikana ibyazajya agira ate? Aguhemba. Ariko ubwami bwo buragororera. Ni ukuvuga ngo Yesu azatugororera. Haleluya. Yesu azatugororera kuko ubwami bwe ni ubw'amahoro, ubwami bwe ni ubw'iteka ryose, ubwami bwe ni ubw'umunezero. Abari muri Yesu bahorana umunezero, abari muri Yesu bahorana umutwaro w'Imana. Haleluya. Umutwaro w'Imana ni iki? Umutwaro w'Imana nuko mu nshingano zawe zose ufite ugomba kuzisohoza neza, nibwo ubushohoje umutwaro w'Imana. Haleluya. Niba uri umugabo ukamenya ko ufite umutwaro wo kuyobora umuryango wawe, umuryango wawe uwushyira imbere, nawe ukaza ugize ute? Uwukurikiye. Ariko iyo hajemo ibibazo uwushyira inyuma yawe, nawe ukagenda imbere kugira ngo ubone ko bya bibazo ugira ute? Ubikemura. Haleluya. Yesu Kristo nawe rero yaje mu isi kugira ngo akemure ibibazo abantu bari bafite. Bari kuzagira ibibazo bikomeye byo gucirwaho iteka, ariko Yesu avuka ari igisubizo, aje gutanga ubugingo. Uwo mwami mumumpera amashyi. Mu muryango wa Dawidi rero ubu bwami bukomeye bwahanuwe bwashushanyaga Yesu uzavukira mu muryango wa Dawidi, kandi ingoma ye ntabwo izahanguka, izahoraho iteka ryose. Haleluya. Ni ukuvuga ngo rero natwe tugomba kwita ku miryango yacu. Haleluya. Kabone nubwo yaba iciriritse, umuryango wawe uko waba uri kose nawe ugomba kuwitaho. Uko waba uciriritse, aho uvuka, rimwe na rimwe hari igihe abantu bihakana aho bavuka. Hari murumuna wanjye niwe wambwiraga, yize hano ku Nyundo, none hari ku Nyundo ngo yiganye n'abantu bakomeye. Ubundi wacu bitari abanyabirasi bayitaga ngo ni segiteri Kanombe, ni ku ishyamba. Ariko ngo bamubwira ngo yababwira ngo iwanyu ngo yacu ni Kanombe, ngo Kanombe ya Kigali, ngo yego ngo naho ngaho, kandi ni Kanombe ya ngo yego naho ngaho. Ngo burya ngo uri umunyakigali urakomeye, ubwo bagatangira kumuha impano ng'umuntu ugize ute? Ukomeye. Na n'uyu munsi hari abantu bihakana ababyeyi babo kubera ko umubyeyi we atari umukungu, atari umukire, atagize ute? Bakubwira atari ko uriya niwe mama wawe. Urabona ngo njye nagira mama umeze kuriya, kandi niwe mubyeyi we. Ntabwo bikwiriye ko umukristo yihakana umuryango we. Ni ngombwa ko natwe tugomba gufata neza umuryango wacu, nubwo waba uciriritse, nubwo waba umeze gute, tugomba kuwitaho. Haleluya. Ni ukuvuga ngo kwita ku muryango wawe rero ntabwo bisobanura ko ukomeye cyangwa ufite imbaraga, ahubwo umuryango wawe witaho kugira ngo uheshe Imana icyubahiro. Haleluya. Umuryango wawe ugomba kuwufasha, ugomba kuwukuyakuya, ugomba kuwuha ibiwunezeza kugira ngo biheshe Imana iki? Kugira ngo biheshe Imana icyubahiro. Haleluya. Nanone aha ngaha Yesu yavukiye hari hagayitse. Nubwo havukiye umwami Dawidi, ariko nyuma ya Dawidi Betelehemu yabaye umugi uciriritse, kuko hari hamaze kuba umugi wa Yerusalemu
ariho Dawidi yari yarimuriye umurwa mukuru, Betelehemu hasigara haciriritse. Ni ukuvuga ngo rero muri icyo gihe cyo kuvuka kwa Yesu ntabwo hari hazwi, nta n'agaciro hari hafite nk'ako hahoranye mu gihe cya Dawidi, igihe kivuka rya Dawidi, kuko Yerusalemu niwo wari umurwa mukuru kandi wari umurwa wari warakuze cyane, ndetse hari n'ibikorwa byinshi bigaragara by'iterambere. Ariko Yesu ahitamo kuvukira i Betelehemu aho kuvukira i Yerusalemu hakomeye, ahubwo avukira hahandi hagize ute haciriritse. Haleluya. Niyo mpamvu tugomba natwe kwigira kuri Yesu. Yesu ko yicishije bugufi, turagira ngo natwe twicishe bugufi nga Yesu Kristo umwami wacu. Haleluya. Niyo mpamvu Yesu Kristo ari umwami w'amahoro. Yesu Kristo ni umwami w'igitangaza. Ndi murangare. Yesu Kristo ubwami bwe ni ubw'iteka ryose. Haleluya. Ni ukuvuga ngo rero Yesu yahisemo kuvukira i Betelehemu aho kuvukira i Yerusalemu, kandi bishushanya kwicisha bugufi kwe ndetse no kuza mu mitima yacu. Haleluya. Yesu yaje mu mitima yacu yicishije bugufi. Ntabwo yagiye mu mitima y'abakomeye gusa, ahubwo ajya mu mutima wa buri wese wiyemeje kumushakana umwete. Haleluya. Wiyemeje kumwizera. Na n'uyu munsi Yesu aracyateza ibiganza, arashaka kukubona, arashaka kwinjira mu mutima wawe. Mukingurire yinjire, wibonera amahoro kandi uhabwe n'ubugingo buhoraho. Imana itugirire neza cyane. Yesu yavukiye i Betelehemu mu mugi muto udahabwa agaciro, kugira ngo atwereke nanone kwaza mu buzima bwacu. Yesu ari mu buzima bwawe. Haleluya. Muri Matayo ibice 7 niho yigishije ngo ntimukiganyire ngo tuzarya iki, tuzambara iki, tuzanywa iki. Haleluya. Ngo ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose muzagira ute? Ibindi byose muzabyongererwa. Ni ukuvuga ngo Yesu yicishije bugufi aza mu buzima bwacu. Niyo mpamvu yicuruza ufite ibyiringiro, abakiriya baraza. Haleluya. Niyo mpamvu iyo uri umukozi ufite ibyiringiro ugira iterambere. Niyo mpamvu iyo usenga ufite ibyiringiro urasubizwa, kuko Yesu aba mu buzima bwacu. Ubuzima bwawe bwa buri munsi, mu kazi kawe kagutunze, iyo ukabanyemo na Yesu ubonamo icyo kurya. Niyo waba wikorera ibase, uragenda bakakugurira, ukabona icyo kurya, ugahahira abana bakarya, kubera ko Yesu ari mu buzima bwawe. Haleluya. Haleluya. Kwicisha bugufi kwe rero kwari kugira ngo aze mu buzima bwacu. Nanone ntabwo Yesu yaje nk'umunyacyubahiro, ahubwo yaje yicishije bugufi kugira ngo abakene nabo bamwiyumvemo kandi nabo bagira ijambo. Haleluya. Ntabwo yavukiye ahantu hakomeye, ndetse usomye ahangaha uko Yesu yavutse, ngo yavukiye mu kiraro cy'inka, bamuryamisha mu muvure. Inka zagira gute? Ururiro rw'inka zariragamo nimo bamuryamishije, kubera kwicisha bugufi ke, kugira ngo abaciye bugufi nabo bamwibonemo. Niyo mpamvu yigishije ngo hahirwa abakene mu mitima yabo, kuko ubwami bw'ijuru ari iki? Uyu murongo tuwumve neza. Ni abakene bahehe? Ntabwo ari abakene b'ibishwange, ahubwo ni abakene bahehe? Bakeneye ijambo rye, bakeneye gukingura imitima akinjiramo, bakeneye kumwumva, bakeneye ijambo ry'Imana. Ngo ubwami bw'ijuru ni iki? Kuko bafite ubugingo buhoraho. Reka tugane ku mwanzuro. Haleluya. Dutekereze ku kuvuka kwa Yesu. Utekereze ku kuvuka kwa Yesu aza mu mutima wawe. Utekereze ku kuvuka kwa Yesu aza mu buzima bwawe. Haleluya. Ese Yesu abanyate nawe mu buzima bwawe no mu mutima wawe?
Mukanya pastor yaradutangarije ati kuwa kane hari amasengesho. Haleluya. Ni ngombwa amasengesho. Umukristo akwiriye gusenga. Haleluya. Ntabwo gusenga bivuga ngo ujya gusenga ari uko wagize intege nke, ahubwo ujya gusenga kubera ko wizeye. Utizera ni utagira ute, ni udasenga. Usenga kubera ko wizeye, ntabwo usenga kubera ko ufite intege nke. Ni ngombwa rero gusenga kuko na Yesu yigishije gusenga. Haleluya. Kubera iki Yesu yavukiye i Betelehemu? Burya twebwe abantu ntabwo ushobora guhitamo aho uzavukira. Hari uwahisemo aho azavukira se? Ariko mama wawe agutwite ashobora kuvuga ati njyewe ndashaka kuzabyarira i Kigali, njyewe ndashaka kuzabyarira i Kijote. We yabihitamo bigashoboka, aho ashaka kuzabyarira bigakunda. Ariko wowe uri mu nda ya nyoko ntabwo wahitamo aho uzagira ute, aho uzavukira. Ntabwo ibyo ngibyo umuntu abihitamo. Nta nubwo uhitamo igihe uzavukiraho. Nta nubwo umuntu ashobora gutoranya ngo uyu ni papa uyu ni mama. Abo abamenya ari uko amaze kugira ute, ari uko amaze kuvuka. Ariko Yesu we yahisemo ahazavukira. Haleluya. Ni Yesu wenyine wahahisemo. Mu myaka 700 ubuhanuzi butangira guhanura ko Yesu azavuka kandi akavukira i Betelehemu. Yesu rero turagira ngo dutekereze, kuko ibi byose bishushanya ko yaje gucungura, kugira ngo acungure abantu kandi bagire imyitwarire yo kwicisha bugufi nguko nawe yicishije bugufi. Haleluya. Yesu uko waba uri kose, uko waba ukomeye, uko waba umeze ute, wagira amafaranga utayagira, wagira amatungo utayagira, wagira amasambu, wagira amazu, arashaka kukubona wicishije bugufi, kuko nawe yavutse yicisha bugufi. Nukuvuga rero ngo dukwiriye kwicisha bugufi no kwiyoroshya, kuko ari byo birango by'umuco wo mu bwami bw'Imana. Haleluya. Mu kwivuka kwa Yesu rero tumaze kubona byinshi, ariko ndagira ngo dutekereze. Twabonye ko icyamuzanye kwari ukugira ngo aze mu buzima bwacu kandi aze no mu mitima yacu. Haleluya. Ndagira ngo muri aka kanya tugiye gusenga, niba wemera nawe ko Yesu yaza mu buzima bwawe no mu mutima wawe, uhaguruke nanjye ndabyemera kugira ngo dufatanye iri sengesho. Ibyo dukora byose tujye twemera kugengwa na Yesu. Yewe n'amagambo tuvuga tujye tureka Yesu aba ari uduha ibyo kuvuga. Haleluya. N'ibyo dukora tujye tureka. Buriya hari igihe, reka mbwira abagabo. Haleluya. Abagabo muri aho, hari igihe abagabo natwe tujya twibwira tukumva ko dukomeye, tukumva ko twaciye ibintu, ndetse na rimwe tukabigira ibyacu twenyine kandi dufite abo tubana mu rugo. Ugasanga imodoka ni iyanjye, inzu ni iyanjye, kandi ni iyawe n'umugore niki, ariko tukabyita ibyacu twenyine. Yesu rero aradusaba ko natwe duca bugufi, tukemera icyo cyubahiro tukagira ute, tukakirambika, ahubwo tugaca bugufi, kuko nawe yicishije bugufi. Haleluya. Ariko abagore si mwebwe mwasigara, niki Yesu abasaba? Namwe Yesu arabasaba kumvira. Haleluya. Mukumvira, mukaganduka nguko Paulo yabivuze. Haleluya. Kandi inshingano duhuriyeho tukarera abana bacu neza, tukabatoza ingeso nziza za Gikristo. Icyo nicyo cyazanye Yesu muri iyi si, nicyo cyatumye Yesu avukira muri iyi si. Niba wumva rero Yesu yaza mu mutima wawe, akaza
ndetse no mu buzima bwawe. Haguruka dufatanye gusenga Imana. Yesu yavukiye i Betlehemu, bamuryamishije mu muvure, n'umunyambabazi nyinshi cyane, kuko yajanshaka, kuko yajanshaka, kuko yajanshaka, n'umunyambabazi nyinshi cyane, kuko yajanshaka. Dusubiremo iki gitero. Yesu yavukiye i Betlehemu, Yesu yavukiye i Betlehemu, bamuryamishije mu muvure, n'umunyambabazi nyinshi cyane, kuko yajanshaka, kuko yajanshaka, kuko yajanshaka, n'umunyambabazi nyinshi, kuko yajanshaka. Reka nsabe buri wese ashyire ikiganza ku mutima we, abwire Yesu ati, Mwami, nemeye guca bugufi, ndashaka ko winjira mu mutima wanjye kandi ukagenga n'ubuzima bwanjye. Reka dusenga Imana. Uwiteka Mana nziza, Mana ikomeye, turagushimye kuko wasize ubwiza wari ufite mu ijuru, wemera guca bugufi, uvukira muri iyi si y'ibibazo, isi y'imiruho, kandi usogongera ku bubabare bwayo, kwari ukugira ngo duhabwe ubugingo nawe izina ryawe rihimbazwe. Urakoze Yesu kuko wemeye Mwami Imana gusonza, wemeye gutukwa, ndetse unarabambwa, kwari ukugira ngo duhabwe agakiza izina ryawe rihimbazwe. Uko guca bugufi kwawe rero Mwami Imana bigaragaza urukundo rutarondoreka udukunda. Niyo mpamvu natwe turi hano muri inzu yitiriwe izina ryawe, tugatekereza ndetse ibifitiye akamaro igihugu cyacu. Ngaho rero buri wese urahangaho umuha umugisha, ni mu izina ryawe Yesu Kristo tubisabye, amen. Imana ibahe umugisha, murakoze.